Hari abantu benshi bakora cyane imyaka myinshi ariko ntibigere bateza imbere ubuzima bwabo. Hari abandi batangira nta kintu bafite ariko nyuma y'imyaka mike bakaba bamaze kugera ku ntego zikomeye. Ese ni amahirwe cyangwa hari imyitwarire itandukanye abo bantu? Ubushakashatsi mu by'ubukungu n'imitekerereze bwerekana ko uburyo dutekereza n'ibyemezo dufata buri munsi ari byo bigena ejo hazaza hacu kurusha impano cyangwa amahirwe. Muri iki cyegeranyo tugiye gusesengura amakosa 7 akunze kubuza abantu gukira no gutera imbere dushingiye ku bushakashatsi bwa siyanse, ibitabo n'ibitangazamakuru byizewe twagiye dushakira aya makuru. Ikosa rya mbere: kutagira gahunda n'intego zisobanutse. Dr. Gail Matthews wo muri Dominican University of California yakoze ubushakashatsi bwerekanye ko abantu bandika intego zabo kandi bagakurikirana aho bageze bafite amahirwe menshi yo kuzigeraho kurusha abazibika mu mutwe gusa. Iyo utazi aho ushaka kujya, amafaranga yawe, igihe cyawe n'imbaraga zawe birangirira mu bintu bidafite umumaro. Ahangaha icyo ugomba gukora, ugomba kwandika intego za buri mwaka ukazicamo iz'ukwezi n'iza buri cyumweru. Ikosa rya kabiri: gukoresha amafaranga yose winjije. Warren Buffett, umushakashatsi ndetse akaba n'umusaykologist, uyu yaravuze ati ntukoresha amafaranga asigaye nyuma yo kuzigama, ahubwo banza uzigame hanyuma ukoresha asigaye. Ubushakashatsi bwakozwe na National Endowment for Financial Education bwerekanye ko abantu bafite umuco wo kuzigama no gushora imari bagira amahirwe menshi yo kugira umutekano mu bukungu. Abantu benshi bakora amafaranga menshi ariko bakakoresha yose ntagire icyo basiga. Ikosa rya gatatu: kubaho utiga ibintu bishya. Charles Munger yavuze ko umuntu utiga buri munsi aba asubira inyuma. Ubushakashatsi bwasohoye muri Harvard Business Review bwerekana ko ubuhanga bushya bwongera amahirwe yo kubona akazi keza ndetse kuzamurwa mu ntera no kongera amafaranga. Ikosa rya kane abantu bakora: gutinya gufata ibyago bifite igenamigambi. Abantu benshi baguma aho bari kubera gutinya gutsindwa. Prophet Carol Dweck wa Stanford University yagaragaje ko abantu bafite growth mindset cyangwa se abantu bafite imitekerereze yagutse babona gutsindwa nk'isomo ribafasha gutera imbere aho kubibona nk'iherezo. Ikosa rya gatanu abantu bakora: gutesha igihe ku bintu bidafite umumaro. Raporo ya Data Report igaragaza ko abantu benshi bamara amasaha menshi buri munsi ku mbuga nkoranyambaga. Nubwo zifite akamaro, kuzikoresha nta gahunda bishobora kugabanya umusaruro. Ese wakwibaza ikibazo uti: ese ibyo ndimo gukora biranyegeza ku ntego zanjye? Abenshi nta nubwo bazi uburyo ki izi mbuga nkoranyambaga zikora. Ubundi ku mbuga nkoranyambaga wakoresha utangiza business yawe, umushinga wawe, ndetse werekana n'ibitekerezo byiza ku buryo ibyo bitekerezo wagenda ubischeduling igihe n'igihe ukabona aba partners ndetse wo mukorana, ubundi unyujije mu buryo bwa ads izi mbuga nkoranyambaga ukazibyaza umusaruro aho kugira ngo ziguteshe igihe ku bidafite umumaro wiri guscrollinga gusa. Ikosa rya gatandatu abantu bagira: kugirana inshuti zikugusha hasi. Umushakashatsi bita Jim Rohn we yaravuze ati buri muzantego y'abantu 5 mugirana igihe kinini, 3 muri bo baba bakwangiriza igihe ndetse bakujyana mu bidafite umumaro, mu bitazaguteza imbere. Ubushakashatsi bwa Nicholas Christakis na James Fowler bwerekanye ko imyitwarire y'abantu tugendana ishobora kutugiraho ingaruka mu mitekerereze, mu myitwarire no mu byemezo. Ikintu cya mbere, ugomba guhitamo abantu bagutera imbaraga. Nibwo uru rugendo uzarugenda neza. Ubwo muri make ni ukugira inshuti nzima ndetse no kugira inshuti zikugira inama ndetse zigufasha kwachivinga cyangwa se kugera ku ntego zawe. Ikosa rya 7 ari naryo kosa rya nyuma: kureka ibintu wakoraga nyuma yuko uri kubona ibintu byawe biri gufeiringa, cyangwa se muri make ahantu ukunanirwa kandi nsinzi wari ugiye kuyigeraho. Angela Duckworth iyi terimi yayise grit. Iyi ni terimi ikoresha muri psychology cyangwa se mu mitekerereze, aho mu bushakashatsi bwe yerekanye ko kwihangana no gukomeza gukora igihe kirekire bishobora kurusha impano mu kugena intsinzi. Abantu benshi bahagarara mbere gato yo kubona umusaruro, kandi nyamara umusaruro wari ugiye kuboneka, ahubwo bagahita bashiftinga mu byo bakoraga. Kandi ikintu cya mbere mu buzima ari ukomeza gukora ibyo wakoraga nyuma ugashyiramo imbaraga. Niba ushaka gukira no gutera imbere, hari ibintu ugomba kugira. Ikintu cya mbere, gira gahunda, zigama kandi ushora imari. Ikindi, komeza wige. Ikindi, fata ibyago bifite igenamigambi, koresha neza igihe cyawe, hitamo inshuti nziza, ndetse ikindi ugomba kwihangana. Nta muntu uzahindura ubuzima bwawe uretse wowe ubwawe. Uyu munsi niwo munsi mwiza ndetse wo gutangira. Ibi byose twavuze
twabikuye ku makuru y'abashakashatsi ndetse n'abapsychologist babyize harimo nka Dr. Gail Matthews wo muri Dominican University, tukarebamo Prof Carlos Dweck wo muri Stanford University. Unabishaka wajya gukora abashakashatsi basanga ku rubuga rwa Google, ndetse mu gushaka amakuru twifashishije n'ibitabo bya Atomic Habits cyanditswe na James Clear, The Psychology of Money yanditswe na Morgan House, Mindset yanditswe na Carol Dweck, ndetse na Grit yanditswe na Angela Duckworth. Aya makuru yose twagiye tuyakora kuri abashakashatsi ndetse no kuri ibitabo ndetse no kuri Wikipedia. Niba iki cyegeranyo wagikunze, nizere ko dukande subscribe kugira tuzajye tubana no mu bindi biganiro. Murakoze.